reka nongere mbasuhuze mwese inshuti n'abavandimwe aho muri hose hirya no hino ku isi ndabasuhuje, mukomere cyane. Imana ibaha imigisha, ibongerera ibyo mukora bitera imbere, ariko nabasaba gukora subscribe kuri channel yanjye Global Hot News, mushyigikire ndabinginze, ndabasabye. Ntacyo bitwaye rega, ntacyo bitwaye gukoraho gusa n'ukandaho gusa subscribe ari hasi, uraba uneje imbere kabisa, kuko ni gahunda ubu ngubu, ni gahunda nihaye. Hari abandi bantu tugiye gufatanya kujya tubagezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ndabashimiye rero ababikoze. Ejo hari ikiganiro nakoze, harabona abonye bakoze subscribe, ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. N'abacika mu kiganiro cy'ejo murakibona kuri Global Hot News, murakibona, mugishaka murakibona. Kandi ubuzima bukomeze. Iyo uri muzima utarwaye, utari mu bitaro, utabuze icyo urya, utabuze aho urara, shimira Imana, ubuzima bugakomeza, ibindi Imana ikabikora. Bigatera Sitani rero tugiye kuganira. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kiganiro cya uburozi, kijyanye n'uburozi. Ariko reka mbanze mbereke akantu hano, aka kantu mukarebe neza. Wayibonye G1 Hotel, ushobora kuza ugakora serivisi zijyanye n'ifunguro, icyo ushaka cyose bakigukorera. Bafite n'amashambure meza, bafite rooms nziza, bafite parking nziza. Ni heza, ni heza, kugira ngo urareba ko bafite ka jaride keza kabisa. Urareba, ni heza kabisa. Ni ukuvuga ngo bafite n'amasare. Ufite ubukwe ushobora no kunyuraho ugiye nka kuvuganira, bakaguhera kuri make. Bafite wireless, bafite resitora, bafite buri kimwe birahari hano. Serivisi za hoteli zose barazifite. Rero narimbaguye ko tugiye kuganira ku kiganiro kijyanye n'uburozi. Ndi umwe mu bantu batemeraga ko uburozi buriho, ariko naganiriye n'abantu batandukanye bambwira ukuntu abantu babaroze, numva nshatse kubikoraho ikiganiro. Namwe mushobora kumbwira uko mubyumva, wenda hari namwe muri mwe bari bwumve iki kiganiro baroze, namwe mukatubwira uko byagenze. Ujye muri komentari wandikemo ko nawe uko byakugendekeye, dusharinge information. Amakuru ni ingenzi. Icya mbere ni amakuru. Noneho rero igihe najyaga mbipinga, nza kuganira n'umushuti wanjye umukobwa. Hari umukobwa w'inshuti yanjye twaganiriye, ambwira ukuntu bamuroze, ambwira ukuntu yajyaga akora agataha afite amafaranga, ariko yagera mu rugo yaryama mu gitondo abyutse amafaranga akayabura. Akibaza se byagenze gute? Atangira kujya ayashyira muri Bibiliya, kuyabika muri Bibiliya, nawe mu gitondo agasanga amafaranga nayo. Noneho birahinduka, aza inzu yose ikanuka umusarani. Kugeza mushuti we yaraje aramusura, yumva birakabije, kandi we ntabwo yabyumvaga. Mushuti we niwe wamubwira ati rero hari ikibazo, amurangira umuganga. Ariko ubundi yaragendaga yakwinjira no mu modoka, agiye nk'ahantu, yajya gukora amafaranga, kwishyura amafaranga yabuze. Rimwe na rimwe bakenda kumukubita, bamwita umwesikoro. Ahura n'ikibazo gikomeye. Noneho uwo mushuti we ngaza kumurangira umuganga hano muri Uganda. Aza kumurangira umuganga ngo wamuvura. Ariko ukuntu uburozi bushekeje, ngo yaragiye agiye kugera aho bari bamurangiye, yavuganye n'umuntu uri bumuvure, bavuganye kuri telefoni. Agiye kuhagera arayoba pe. Noneho yahamagara na telefoni, wa muntu bari bahanye gahunda
aho kugira ngo amuyobore ahubwo akamutuka kubera iki? Kubera ibirozi byabaga byamenye ku gahunda zihari, umuntu wamuhaye randevu ngo ajye babonane ahubwo akamutuka, urumva? Noneho rero agira Imana aza kuhamenya, ajyayo baramuvura, ariko nyine urumva ko byari bitwaye igihe we atabizi, nyine yahura n'icyo kibazo atazi uko byagenze. Ubwo rero ngo aza kumubwira ko mukase ariwe wamuroze, ngo iba yarakase ku ibere hano, sinzi ibyo yashyizemo, ntabwo nibuka yabimusobanuriye, ariko nyine urumva ko hari ikibazo. Aranahari nuko atakwemera kuza ngo tuganire hano kuri kamera, ariko arahari, kandi baramuvuye yarakize. Noneho nza gusanga n'abandi bantu turaganira, hari haje umuntu ubona nyine bamuzi, ariko amaze igihe yaragiye ngo kwivuza, batamuheruka, mbese batangira kuganira ukuntu yari apfuye, abaganira ukuntu yivuje, yagiye ahantu henshi muri Uganda arazerera biranga, bamujyana iyo ngiyo za Mutukura biranga, bamujyana mu Rwanda hose biranga, bamujyana Tanzania niho bamuvuye. Ariko aratubwiye ngo hari ahantu nyine ngo bakwereka agateleviziyo, bakakagushyira imbere, bakakwereka umuntu wakuroze, ngo bakakwereka aho yagiye, aho yakuye uburozi, bakakwereka aho yabuguhereye, byose bakakwereka, shene yose bakayikwereka. Ariko yatubwiye ko yishyuye miliyoni y'amashiringi niyo basaba, ariko hari abantu benshi nyine bagiye bahura n'ibyo bibazo by'uburozi. Njye narabipingaga, hari n'abandi benshi nzi babipinga n'ubu, ariko birahari ko maze kuganira n'abantu benshi babimbwira. Hari n'undi mudamu nawe nasanze aganira bagenzi be, ngo iyo bwije ntabwo baryama, ibintu birara bibakubita mu nzu, abana ntibaryame, imyenda yakwambara akenda yabona ari keza, yagura akenda keza akakabura. Umugabo we ahora muri za agonga, bamuca amande, akantu akoze kose bakaba baramwandikiye. Mbese ukumva ni ibintu, hari abantu bafite ibibazo, mu by'ukuri abantu bafite ibibazo. Hari n'undi nawe yari umukobwa, ubanza bya bindi by'abakobwa kubeshya abasore, akarya iseni amafaranga y'umugabo akamubeshya, nawe baramuroga, akajya yumva ngo hari umugabo urimo kumurongora, nawe yabimaranye igihe, bazererana niba sinzi iyo ngiyo ku mupaka wa Kenya ngo niho bamuvuriye. So byatumye rero nshaka kugira ngo tubiganireho, numve niba namwe hari abagiye bahura n'ibibazo, muze kunyandikira abagiye bahura n'ibibazo turebe. Hari n'igihe umuntu yabyumva gutya akaba yabaririza nawe akajya kwivuza, wenda atazi n'aho bavura. Ariko umukobwa wanganiriye iyo nkuru warahari, ndamuzi ahari, wenda haramutse hari ufite ikibazo ushobora kumuhuza nawe, wenda bakaba yamurangira bakamuvura. N'uwo nguwo wagiye Tanzania nawe arahari, wenda mu buryo bwo gusayidirana, ushobora kuba nawe ufite ikibazo barakuroze, simbizi. Ariko gusa nyine nshatse ko tubiganiraho, abajyaga babipinga bemere ko amarozi ahari, wenda n'abazi ko aho bavurira bashobora kukurangira, bashobora kuba bagiye baranduza, ariko ubishyize muri komenti byaba ari sawa. Noneho ukabwira abantu nawe uko byakugendekeye n'aho wivurije, n'abantu bakahamenya. Bishobora gufasha undi muntu nawe ufite ikibazo nk'icyo ngicyo. Undi bari bamuroze ngira ngo ni abo ngabo nashoboye kuganira nabo ku bijyanye n'ibyo by'uburozi nyine. Ariko abantu barakuroga, bakakuroga inyatsi, akantu kose ubonye kakagenda, akantu kose ubonye kakagenda, cyangwa se bakakuroga. Hari nyine abasazi bamwe na bamwe tubona ku mihanda baba barabaroze bamwe,
ariko nyine hari abiba bakabaroga, hari abo baroga kubera ishyari, hari abo baroga kubera ubwenge bwabo, hari abo baroga kubera impamvu zitandukanye. hari n'abo bajya gusaba ibitambo, agatanga nk'abana ba mushiki we cyangwa musaza we cyangwa barumuna be, cyangwa agatanga se cyangwa agatanga nyina. Njya mbyumva ibyo byose, namwe mujya mubyumva. Rero twagira ngo icyo kintu tukiganireho, wenda hari abafite amakuru arenzeho bashobora kudusangiza, tukamenya uko byifashe. ngira ngo nta bindi byinshi uyu munsi mfite byo kuganira, ariko mbararikira ko hari bagenzi banjye tuza kujya dufatanya kubagezaho amakuru, ibiganiro bitandukanye byiza. Ariko mbanze mbasabe rwose mukore ka subscribe, muneze imbere kabisa. Ubundi nanjye amakuru nzajya nyashakisha, tuganire neza, ibiganiro byiza. Ndabashimiye rero. Ariko hano ni kuri G1 muri Kampala. Ushaka kuruhuka, bafite amarumu meza, bafite amashambure meza, ibiryo, ibiciro nta kibazo, ni sawa. Bafite parikingi, bafite wireless, bafite icyo kunywa, icyo kurya, nta kintu wabura hano. Bafite n'akajaride keza nakaberetse, aho mwaza mukicara mukaganira, mugafata ko kunywa, bakanywa ka soda, ka byeri, n'utundi two kurya twose turahari. Reka rero mbashimire, mbabwire ni murakoze, umunsi mwiza, bye bye.